Mukomere cyane bantu banjye, tugiye kurebera hamwe uburyo dushobora kwiza voka nk'izi ngizi mu ibase cyangwa se mu ndobo. Let's go. Turabashimira rero abantu bakoze subscribe kuri Bwenge Media, muri abantu b'agaciro gakomeye. Tugiye kurebera hamwe uburyo dushobora kweza ziriya voka mu gihe cy'amezi 3 cyangwa 4 gusa. Abakoze subscribe muri abantu b'abagabo, abatarayikora rero kugira ngo dukomeze tubane muri video zikurikira, ndabasaba gukanda kuri subscribe, mugakanda kuri mwaba mufite igitekerezo mugakanda kuri comment, mugatura igitekerezo cyanyu, ndetse kugira ngo tujye tubana muri video zikurikira. Let's go, reka dutangire rero mwirebe. Okay, twagiye rero kureba tekinike mvukanano rero yacu, kubera ko bimwe tugiye kubikorera ku gasozi, tukaba dufite dokima kapale. Iyi ni tekinike mvukanano y'uburyo igikapu cyacu ni smart, ntabwo twakirambika hasi ngo tukaba turakibizi. Nabwiye ko kuri Bwenge Media nta kintu tuzahabura. Urabanza rero ukareba igiti cya voka gikuze, ntabwo wifashisha voka igitoni, wifashisha voka ndetse yigeze no kweraho, ugashaka agashami gatoya kayo ubona kagifite itoto, wifashishije icyuma cyawe. Urabona ko hariya tugiye komoraho agahu cyangwa se agashishwa gato kuri voka twakomoyeho. Urahanaguraho bwa bunyerere buba buriho. Hano dufite rero icyo bita igikakarubamba. Uraca ikibabi cyacyo, ahangaha cya gikakarubamba cyacu tugiye kukimanyura. Uburyo tukimanyura, bwa bubere bwacyo bwo mo hagati nibwo tugiye gufata tugasiga hariya twashishuye kuri kariya gashami. no kwifashisha umuhondo w'igi, ukaba ari busigaho hari gafite igikakarubamba. Basawa no kugira ngo kariya gace kazabashe kumeraho imizi. Turafata rero agakombe, aka gakombe nako tugiye gushyira hariya twashishuye, dushyiremo itaka. Turashyiramo itaka rero, bakiyekora twifashisha kuri kariya gakombe twizengurutse kugira ngo twizere umutekano wa rya taka twashyizemo, ndetse tube tuzi neza ko agakombe kaguma gafashe kugeza mu minsi 10. Aha rero urigendera. Ibyiza ni ukubikora mu gihe kitari cy'imvura nyinshi cyane, kugira ngo imvura itazakuramo ririya taka washyizemo, kuko irikuyemo kubera ko imizi byagorana. Tegereza rero iminsi 10. Nyuma y'iminsi 10 uratandukanya ka gace ko munsi y'icupa, ugatandukanye na cya gice cyo hejuru, usigarane agace gateyemo muri ya cupa. Of course wateguye rero indobo yawe wayiteguye. Urabona ko imizi yaraje, tugiye gufata ka gace twamaze gutandukanya na cya giti cy'ibanze, tugishyire muri ya ndobo yacu, tumenemo amazi.
cyacu rero turagipfuka. Upfuka ukibikora umunsi wa mbere urapfuka, ariko iminsi 3 yonyine. Nyuma y'ukwezi rero urabona ko twagarutse. Nyuma y'ukwezi cyatangiye kumera yanga. Nyuma y'amezi 3 voka zikaba zabonetse. Urabona ko rero ushobora gusarura nubwo kitakwera voka nyinshi, voka 10. Ushobora kuzitega kubera ko ya ndobo ishobora kugira impamvu ikomeye. Ushobora kuzitega. Kugira ngo tubane rero kanda subscribe. Hari abantu b'abagabo